ari ukujya mucuruza abakobwa bagenzi banyu mwabyitwaramo gute? Nese si akazi ko si akazi nta kazi pe nta kazi nawe waba uri ndetse twacuruzanya nawe yaba ari ikiyede ntagikora si akazi se ubwo gucuruza umuntu mugenzi wawe wamucuruza nese gute waba uri indaya ku muhanda si byo se no gushaka amafaranga si byo ntabwo dusereranyije iki ngo ntabwo ari amafaranga ni amafaranga ushaka amafaranga si byo se none kuki ajya ku muhanda ni ihe rica ni bihe bintu birenze birimo yegora kuba nagucuruza n'ubundi n'uburaya hari ibindi se ntabwo mvuga ko gucuruza kugenda muri botiko ya jya kwiseta nyine uzane income. Yvette karame urabona gucuruza uwo muntu uzajya gushaka bamwe uvuze bari ku muhanda hari abuziranye nabo ku buryo wamenya ko uwucuruje ari uwo ku muhanda? Cyambere na amafaranga nagiye ngewe turavugana nyuma yego nese uko kumucuruza nyine se amafaranga we ntawe azahembwa ku kwezi cyangwa umunsi nari buyacyure yegora none se cyara yacyura cyangwa ku kwezi akagutegereza yego. Yes, welcome to Mozemax Empire. Tukaba turi kumwe n'abakobwa b'imanga akaba aribo tugiye kubana muri iki kiganiro. Dusoje abari mu majyepfo, majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Abaturanyi b'igihugu cy'u Rwanda, Abarundi, Congo, Uganda, Kenya, Tanzania nabo turabaramukije. Welcome. Thank you. Yari Yvonne ugarutse. Umwe muzi cyane. Yego. Yes, yari Yvette ugarutse mubona kuri Mozemax Empire. Murakoze. Yes, akaba ari Yvonne na Yvette mu kiganiro kuri Mozemax Empire. Aba bakobwa bakaba bakunda kuma show. Nkundi yo mbahurije mu kiganiro. Mu mashow bya hatari. Kandi nziko n'abafana ba Mozemax Empire mujya mubaha show bakishima. Cyane cyane ahubwo. Yego, murabakunda cyane cyane mukishima. Cyane. None reka twitangirire ikiganiro cyacu. Yvonne na Yvette, abakobwa muri iki gihugu cy'u Rwanda barahize ngo bagomba kujya barya amafaranga y'abasore. Ni nk'iki muri kubivugaho ku bakobwa barya amafaranga y'abasore badashaka gukora? Ariko se ubwo yamangiye nabyanga. Ntago nabyanga nayafata. N'abanyafite n'abanayafite nayafata. Yego. Ngiye shaka ukuntu mbyumva. Guta umuhungu se azakwigizo big boss. Why not you can't? Wayarya nge nayahera no ku murongo ahubwo tukayarya. Kuki? Asetsa twayarya. None se Yvonne. Yego. Nkawe Yvonne. Ukunda gukora? Cyane. Cyane. Yego. Ariko hari akazi utakora? Yego. Yego. Nkawe Yvonne, ubu ngubu haje boss kakubwira Yvonne nshuti yanjye hari akazi mfite kazajya kaguhemba miliyoni 2. Wabanza ukamusaba ibisobanuro byako? Nge nta bisobanuro nasaba. Kuri nge ubusona nubwo namusajya mbere n'amafaranga. Yego. Najya muri discuss ziye zindi. Cyambere n'amafaranga. Wayafata wayarya ibyo biceri ni byinshi cyane. None se ko warya ibiceri byinshi cyane, sibyo? Nta nubwo wabanza kumenya akazi agiye kukurangira akariko? Oya. Nabanza ahubwo nkayarya umva nyivuga akimbwira ati amafaranga gutya miliyoni zinizi yego nta nibindi nta negotiation yindi komerejemo. Akazi ni nyuma ubundi amafaranga nayariye. Namunera n'ubundi nkamunera amafaranga nayariye. Cyane kikomereza. Abakobwa bakunda kuma show bya hatari kuri Mozemax Empire. None Yvette na Yvonne musanze ako kazi agiye kubarangira ari ukujya mushimuta abantu cyangwa ari ukujya mucuruza abantu, mwabyitwaramo gute? Njya ko kazi nakemera. Akazi kose ni akazi. Akazi kaguhemba amafaranga nk'ayo ngayo cyangwa niyo bari 5 ku munsi cyane 500 ku munsi ngiye nayafite cyambere nuko kanjiriza. Nese bimwe batubwira ngo ikuzimu
njye ni kuzimu najyayo ahubwo abantu banjye mudukurikiranye n'abataratureba neza njye ni kuzimu najya ahubwo mutwereka n'amafaranga ari tujyeyo. none ayo mafaranga avuye ikuzimu ko nta mugisha agira wajyayo kureba y'iki? Hari bene wanyu wasizeyo ni nk'iki cyaba kikujyanye? Bene wacu twadufitanye igihango n'amafaranga nta kindi kuyashaka. umva nanjye najyayo ni ukuri kw'Imana. none usanze akazi umuntu agiye kubarangira ari ukujya mucuruza abakobwa bagenzi banyu mwabyitwaramo gute? Ese si akazi ko? Si akazi? Nta kazi pe, ni akazi nawe waba uri ndetse twacuruzanya nawe yaba ari ikiyede ntagikora. Si akazi se? ubwo gucuruza umuntu mugenzi wawe wamucuruza nese gute waba uri indaya ku muhanda si byo se? no gushaka amafaranga si byo? ntabwo dusereranyije iki ngo ntabwo ari amafaranga, ni amafaranga ushaka amafaranga si byo se? none kuki ajya ku muhanda nihe rica ni bihe bintu birenze birimo? Yegora kuba nagucuruza n'ubundi n'uburaya hari ibindi se? ntabwo mvuga ko gucuruza kugenda muri botiko jya kwiseta nyine uzane income. Yvette karame, urabona gucuruza uwo muntu uzajya gushaka bamwe uvuze bari ku muhanda, hari abo uziranye nabo ku buryo wamenya ko uwo ucuruje ari uwo ku muhanda? icyambere ni amafaranga, najyeyo njyewe turavugana nyuma. Yego nese uko kumucuruza nyine se amafaranga we ntaba azahembwa ku kwezi cyangwa uwo munsi nari buyacyure? Yegora none se tujyara yacyura cyangwa ku kwezi akagutegereza? Yego yes. Yvonne na Yvette, none musanze akazi boss agiye kubarangira ari ukujya gukina pornography byagenda gute? njya ku kazi nagakora, karanyinjiriza njye nagakora. umva se twubahane, akazi kose ni akazi, nubwo yapfuye atakarangije, nubwo yanakisa akazi nanone yapfuye atagasoje si byose? ubwo akazi ko kujya gukina pornography mwagakora? njye nagakora. Mwagakora ni akazi men, ni akazi bro. twubahane. uyu mubiri dufite uradushuka sibyo? ushobora kumbona mu nzira ukabona ntabwo nagukora ku kazi, ariko nyamara njye nagakora, cyaba ari ikiyede ndagitumika. Yvonne na Yvette, imbere yanyu hari utuzi tubiri. Hari akazi ko kujya kuvomera abantu mukabona amafaranga, hakaba n'akazi ko kujya gukina pornography. Nubwo ako kuvomera abantu ari make, ako kujya gukina pornography ari menshi, wakora akahe kazi? umva se njye make meza nayarya. Make meza njye twose ahubwo nadukora. njye make meza nayarya byose nabikora nkabicabiranya. oje ewan wakora akazi we wadukora twose kandi utwo tuziye rimwe? ari uguhitamo kamwe nahitamo agafite amafaranga menshi. none se nyine njye duke twize. Yvonne nayakubita mbangura rero nta mikino mba mfite njyewe. none se ko mbona bikigoranye, umwe ati narya duke twiza, undi ati ewe kakandi gafite amafaranga menshi najya kugakubita. none Yvette na Yvonne, umwari w'umunyarwanda mugenzi wanyu, ari mugenzi wanyu wa trendinze ku mbuga, akaba akora akazi ka pornography, mumuvuga y'iki, mumutekereza y'iki? kuri njye Yvonne ni akazi nyine, we yaranagakoze, ahubwo n'abandi tutarajyayo rero turajyayo twese. ni akazi karimo amafaranga, niwe uzi inyungu zirimo, nanjye wajya kugakora naba nzi inyungu zirimo. ese kariko kamutunze ubundi arakareka ngo bigende gute? kuki se ariko kazi yahisemo? Yvette tureke no kujya mu bintu byinshi, ahubwo tureke nako kazi konyine kari ko kamutunga, arashaka n'akandi. gusa niba reka ashaka se yumva kanamunyuze, yumva ari fiyeri yako, byagakora rero nta n'impamvu. rero yagakora niba ari fiti yabyo. yego kuba yarakagiyemo muramushyigikiye,
none ntago ushobora kwikorera agataro ukajya mu muhanda ugacuruza ukabona amafaranga aciye mu buryo bwiza? yego nagakora, ariko we reka dusikasike kuri we impamvu yakoze kariya kazi ni uko yaragakunze. Yego, ariko se niba dushaka gucuruza agataro akumva kandi ko kamunyuze, yumva ari fiti yabyo, yumva ari fieri yabyo, ku kimundi yakana. Reka nanone tuvuge ku kindi kintu, sibyo se? Hari uburyo wenda akazi bashaka kuguhitishamo ako kuburaya nk'uko twabivuze, nako wenda ko tuvuge kujya kureba ayo mazi, kuba twanayacuruza cyangwa kugataro twagafata ku muhanda, sibyo se? Yego, ntago twabyanga. Ari bibiri rero, bimwe ibibazo bibiri uri buhitemo kimwe, sibyo? Gusa harimo ikiza kurusha ikindi, ariko nyine kiri beta for nicyo bakubajije muri ibyo bibiri, ari agataro no kujya kuba ndetse no kujya, reka tuvuge nk'ikiyede, kujya gutumika ikiyede, sibyo? Urahitamo iki muri ibyo bibiri? wahitamo ikivo? Ngiye kuringiza ikintu nahitamo. Yego, nahitamo kujya kwikorera agataro. Ubwo urumva harimo ikimwe kiruta ikindi, sibyo se? Rero natwe twavuze ku kintu cyo kuvuga ngo isimbi iki n'iki kujya ku muhanda gutya ngo trend for what, sibyo? Kuki ari kuhisemo akazi ko kugira iki, ko kwikorera agataro? Twavuze nyine turi gukomparinga ku bintu bibiri, sibyo? Yego, kimwe kiruta ikindi, gusa bibi gusa kimwe kiruta ikindi wahitamo gukora. Yego, sibyo? Kujya gutumika ikihede cyangwa se gufata agataro. Icyo kintu ari ikiyede n'agataro se nikiye kinjiza menshi? Kandi hambere watubwiye ko ushaka agataro kuri amafaranga, my friend, vete we. None se amazi, reka tuvuge cyangwa icyo kiyede, sibyo se? Yego, icyo kiyede kujya kugitumika, reka tubare 5, wenda ntago mbizi neza, gusa ntago birenga 5. turabara muri 5 umunsi kuri 5, sibyo? Wahereye mu gitondo saa 12 ukageza izindi saa 12 gikora, sibyo? Kandi agataro reka dukure ko polisi itwiruka, wenda yabitwirukankaho, sibyo? Kandi nagiye kuranguza ibihumbi byanjye 3, sibyo? Mu gitondo, muri cya gitondo cya kare, kandi haravamo ibintu byinshi, sibyo? Ndagashyira ku muhanda 3 byanjye narangurishije, ubwo harazamo inyungu ya bingahe? Tubare 6 bitewe n'uburyo nacurujije. Niba naranguye inyanya wenda ku ijana 6 cyangwa 9, sibyo? Cya 7, none za desa nkandi kuzita, iza desa zikaba ziwe n'igiciro cy'ijana cyangwa desa nanone n'ubundi. Ese ubwo urumva ubwo ngubwo byabihagaza ngahe? Byarenga. Niyo mpamvu rero ngita yuko nge nahitamo ikiyede. Rero it's yours. Nge kuri nge nahitamo agataro. Nge nahitamo ikiyede. Nge nahitamo agataro, my friend. Nagenda. Okay, mwebwe mwanyu muri kwivugira ko akazi gahemba menshi akariko kose mwagakora, sibyo? Atagishaka gukora akazi, cyangwa urubyiruko muri rusange rutagishaka kwihangira imirimo ngo rwikorere. Impamvu rero nuko bashaka kurya amafaranga batavunitse, nabo bashaka kuvunika, ariko se nanone kurya amafaranga bicaye. Ariko se nanone niba umuntu yaje anyijigizo big boss, why not nayarya? Yego, wayarya, ariko nyine ukuri nayarya, my friend. Nyine wayarya, aje anyere kuko ameze kandi birenze byahatari, nandi kubibona kandi mfite uburyo nayarya, why not? Nge nayarya. Ariko nyine muri kino gihe abantu bagushaka kurya badakora. Nicyo gihe nyine, nicyo gihe nyine. Yego, barya bicaye nyine. Nese amagambo akoresha cyangwa umuntu akoresha cyangwa strategy akoresha, sibye se? Bimeze nk'amafaranga rero nabyo. Yego, nanone nk'amafaranga bayakoresheje ubwenge bwe, ndabyemera. Yego, ubwo bwenge rero buragurwa. Muri make mushatse kutubwira ko abeskoro nabo ubwabo baba bakoresheje izindi strategy. Yego, kuzo kugira ngo abe umunsi kundi. Yego, none se nukubera iki mudashaka gukora? Nago tubyanze. Uko uje umeze niko ngufata. Turakwakira, turakwakira. Welcome. Uko ngiye ntatendinga niko nanjye ngenda ameze nyine. Ibyo ngibyo ukomeze. Wowe wajya muri classe, dufata urugero, kujya ku kigo ukavuga twenda iwacu kuno ko tumeze, turabakire, sibyo? Turabahayi, mpinduranya urukweto buri cyumweru, nago nifurira, sibyo? Tuvuge ko wenda iyo baje kugusa nko muri vacances, sibyo? Baraza kandi koko ibyo bintu ndani nibyo yagenza. Bavuga ati ese Ivona gute yatwiyemeye, reka tujye kumusura turebe ngo ni ibiki. Iyo baje bagasanga urabyikwa n'umuntu agenda avuga ati yewe shana umuhombya twiyemeye nyine kwa kundi nibyo ku ishuri, nawe ugerageza uburyo kibyo bwose, sibyo? Bagomba gusanga bagufurira urwo rukweto urendura buri cyumweru, sibyo se?
babarira cyane kugira ngo bereke ko ibintu biri seriye none. biri seriye yego none Yvette na Yvonne urumva ko bagenzi banyu kubasanga wenda mufite iby'agaciro mufite ibya mirenge ariko mwabikuye muri ka kazi ka kandi uvuga ngo leta nimfata ewan kwaheri murubivuga iki tuvugisha ukuri si byose leta indetse nkicara koko si byose icyayi mbona nicaye ntabwo yabyishimira ariko iyo abonye nicaye ku muhanda cyangwa se ndi gusabiriza n'abaye nka wa musabirizi iravuga ati icyazi wenda ashobora kuba afitemo ukuntu yahagurutse yego ariko ntabwo najya kwicara ku muhanda ndeba ibyo nakora ubwo si ubwo bwenge iryo ni ishuse nikoreye ni watermelon ubwo ntabwo ari watermelon none ubwo murabona ko kwemera ukajya hari uburyo basigaye babyita kuba harya ni indangamirwa ni iki tubwire nyine kuba indangamirwa yego weho ubona ntacyo byangiza mu buzima bwawe cyangwa muri kariya ase nyine kuba byangiza sibyo kuba byangiza byangiza sibyo se none ibyo tubishyira outside sibyo tukareba ni iki twakora aka kanya ntago najya kubinda iyo ndangamirwa nyine ngo nifate neza ngo iki ngo ntago nakora iki wenda ngo kuko ni kibiho ya na amafaranga shusho kazi kose ugomba kugatumika none duhora dushishikarizwa kwihangira imirimo kuvana amaboko mu mufuka tugakora sibyo tukagira aho twivana naho twigeza tudakomeje kugora ababyeyi bacu mubibona gute mubifata gute ese ubwo niba nsoje kwiga sibyo nkicara mu rugo ababyeyi barangaburira bishyuye amashuri yego ibintu byose barabinkoreye yego bakabona nicaye mu rugo why not ako kazi kuki natagafata Yvonne so confused for what ufata akazi k'iki se kandi warasoje kwiga kandi ababyeyi batubwira ngo dukure amaboko mu mufuka kandi umugani niba dusoje itonde kandi niba dusoje koko kwiga urabona kuko iyo umunyeshuri asoje kwiga abakeneye utuntu twinshi nk'ako kazi si byose nk'uwo mwenda akeneye kuwigura ntabwo aba akiri umubyeyi cyane nako ayikoze wajya gukora nushaka kumbwiye njye gukina prono nagakora kuko banyumye akazi ababyeyi banjye baravunitse apart from prono okay n'ikiyede njye nagikora wagitumika nagikora n'ikiyede njye nagikora okay nanjye banyumye akazi nicaye mu rugo bari kungabura kandi akazi barakagwaye ahubwo ko kwiga kandi bakanishyura njye narize ndarangiza nicaye mu rugo kandi nyine barishyuye ikintu bakoze ari ukukwishyura sibyo se cyo kiguzi cya mbere batanze sibyo kugaburira kukwambika kumenya nyine everything for you sibyo se none akazi ushaka kayi kazi baguhereza nyuma y'ibyo byose bagukoreye reka njye gushaka diplome njye kwa applying akazi bakame barakakwima nyine kuba bakakwima ni iki wajya gukora nyuma yuko bakakwimye kandi ubona ko bitagishobotse ko applying n'ubundi ngo ukabone ni iki wajya gukora outside hari umuntu mpamagaye kuri telefone akambwira ati nakuboneye akazi nkamazi ati kikiyede urumva natajya gukora nakubaje ngo wajya gukora iki nasoje kwiga se nyine wasoje kwiga najya kugasaba none se niba naraprayinze kugira after kwa praying ase nyine ukakabura naragerageje nkakabura what next nyine nyuma yo kukabura nakemera nkajya no mu kiyede cyangwa nkajya no mu burayi ibyo ngibyo nashemera nkajya okay it's fine yego none ubuze akazi ufite amashuri kuki utatekereza ko nawe ushobora gufata kujya kurangura izo nyanya izo noryi izo karoti ukaba wazicuruza rwa rugero ngenda ndi gutanga aho ngaho sibyo nakubwiye ko nabuze akazi aho ngaho nyine nagiye kurapenga akazi bakakanyima bibaye ngombwa ko bamamagara kuri telefone nkita bakambwa bamboneye akazi icyo gihe nagakura nanjye yego rwa rugero ndi gutanga ye kwivana ukuntu mbyumva nyuma y'ibyo byose ababyeyi ngiye baba barankoreye si byose bikangubwa ko na prayinze akazi nkakabura sibyo nago byansaba nyine ngo ngende nicare kureba nyine ngabo babyeyi nyine bandebe nanjye mbareberera aho ngaho ngo negereje ngo amaboko yabo nyuma y'ibyo bakoze byose kugira ngo nige narwaye nagiye kwa muganga nasubiye ku ishuri bansubijeyo nateze moto narwaye iki n'iki byose
oya najya gushaka akazi sibyo keza kaza dutunga twese nyine nawe ababyeyi banjye ukabuze ku kazi se ntago nakabura Nyamara wakabura. gute Wakabura nyuma yo kwa ivu. apply ntago njye ntago ubwira uburyo nakabura usi ivona cyangwa nturabona abantu basoje kwiga bicaye bafite uko babyumva nanjye mfite uko mbyumva niyo ntekereza ko ntakabura wayi noneho bose batekereza ko batakabona. sinzi uko batekereza gusa njye kuri ivona ntekereza ko ntakabura. Okay, that is good. Yes. Yes, abakobwa bacu ngaho kugira ngo bikorera agataro bajye mu muhanda bagomba gushaka akazi keza, kandi akazi keza ngiyo kabuze hari abahungu baba babiraririyeho ko bafite amakofi bagomba kurya yabo. None se mugani Vete kari kumbwira ngo akazi ngo njye nakabura, ubwo urumva ako atari akazi se kaburiye hehe se ahubwo ntago kabuze my friend, ahubwo mugashake ku bwinshi. Tieda gataro iki niki gukora no mu mihanda. Kandi Vete umbwira ngo njye nakabura shari. Sheri wanje nagwa akabura rwo rugendo ndi gutanga. Okay. Yego. Ari ngeze ngo nakabura koko. Ndabura abasore ko